Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana no kwizera biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje mu izina ry'uwapfuye akazuka, ndagusuhuje mu izina ry'Imana data wa twese. Nk'uko bisanzwe ni Apostle Evode, inshuti y'Imana ndetse n'ijuru muri rusange. Ijuru rero riguteguriye ubutumwa nabwo mumaranye iminsi ntaraburekura. Imana yarambwiye ngo abantu benshi muri kwishimira ko mugeze kure, ngo ariko bamwe murimbutse muzize kutamenya. Ubutumwa bwaravuzwe kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kureba ibitariho bikabaho. Hanyuma ndabwirwa ngo mbabwire ngo amazi si yayandi. Izo mwari mumenyereye, izo mwari muzi ntabwo ariko bigiye kuguma. Zihinduye imirishyo, bizinduye imirishyo. Imana igiye gukora ibintu live. Abantu benshi bazi ngo ntihari, bazi ngo yarihishe, ndetse baranayituka ku mugaragaro bakagira ngo izo birahagije, bakagira ngo ibyo birahagije. Ariko kandi ndatekereza iki ngiki, icyo ntekereza ni iki, nuko kugeza kuri izi saa iyo Imana imbwiye ngo nze ntambutse message, kuba ari ukugira ngo wiyinire, wisuzume, wibaze, utekereze. Numara gutekereza uvuge ngo eske mu by'ukuri njyewe ndava he ndajya he? Reka nkubwire kimwe mu byo ukwiriye gukora challenge mu mutwe wawe nawe ukibaza. Nta myaka 200 uzamara ku isi. Nyuma y'imyaka 200 amagufwa yanjye n'ayawe azaba yaraboze, kandi uyu mubiri twambaye uzaba uri mu gitaka. Ndetse ntituzi neza nimba iyo myaka izanageza Kristo ataraza gutwara itorero. Hashize imyaka 2000 hafi na 600 Kristo Yesu azamuwe ajyanwe mu ijuru. None rero ndashaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ko nta myaka 180 ushobora kumara. Kubera iki? Ibyo turya, ibyo tunywa n'ibituburano. Kugeza ubu rero icyaha cyamaze no kugwira, kandi kuva muri Eden uko umuntu yatangiye gukora icyaha niko Imana yagabanyije iminsi yo kubaho. Uko abantu bagenda barushaho kuba babi, abantu Imana igenda igabanya imyaka, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2000 hafi wenda na 60 cyangwa na 80 na 90 gutyo, ntekereza ko imyaka 80 uzajya yimara azajya bari umusaza rukukuri. Kubera iki? Ibyaho kugabanuka biriyongera, abantu bakabije kuba babi, abantu bakabije ubusambanyi bw'indengakamere. Nabonye mu bihugu by'abazungu, mu Bushinwa cyane cyane, nabonye ngo ubukwe abantu batashye ubukwe bw'amarobo 2, irobo y'umugabo n'irobo y'umugore, kandi nabwo bakavuga ko ngo ni uburenganzira. Uburenganzira, reka nkubwire, nta burenganzira ufite bwo kwiyita Imana, nta burenganzira ufite bwo kwigira nk'ikigirwamana. Nta muntu warema umuntu. Ese izo robo umushinga wazo ni uwuhe? Nshuti yanjye, ntabwo umushinga w'amarobo yashakanye ari umushinga wo kugwira isi, ndetse nta nubwo izo robo zizigera zibyara pasitore uzabwiriza ubutumwa bwiza. Nta nubwo izo roboti zizigera zubaka ibikorwa by'iterambere mu isi. Ariko abantu bararenzwe kugeza ku rwego umugisha Imana yabahaye bahisemo kujya bakora amarobo akanashyingirwa. Abantu bazima bafite ubwenge bagataha ayo makwe. Nshuti zanjye, reka mbabwire ko isi igeze ku iherezo kandi igeze ku musozo. Niba mutabibona ni mukabakabe. Basi niba mwarahumye, benshi muri mwe niba muhumye, mureke dukabakabe tumenye aho umwami ageze. Muri ibi yaravuze ngo umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba. Aravuga ngo ibyerekana kuza ko birihuta kuboneka, ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago. Nshuti yanjye, ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ndabyemera ko ari byinshi, ariko Imana ndabyemeranya nawe kwimukiza muri byose. Rero mukanguke, kubera ko izo abantu bari bamenyereye ntabwo ari byo biziye kubaho. Isi igiye kwibarangura, isi igiye kwiyubika, guhinda kw'ibishyitsi byinshi, ndetse kandi ibyorezo bihagurukiye isi. Narabibabwiye, birahaguruka bigapfuba kubera ko abantu bamwe bize system yo kubipfuba. Ariko ntimugire ngo biba byaze byanyabyo. Turiya ni utuntu dutoya abatekinisiye bisi
baba besitaye bakakohereza mu muntu umwe, wenda bagahita bamukumira bakamushira mu kato kubera ko covid yatanze amasomo menshi. Ariko Imana yarambwiye ngo isi irimo iresea uburyo imbaga nyamwinshi yapfa, abantu bagakurwa mu isi batejejwe, abantu bagapfa bakindutse, abantu bagapfa batiteguye. Kwitegura niki? Ni ukwezwa, ni ukutungana. None se iyi myuka y'ubutinganyi ikomeje kwamamazwa ku isi, ndetse kandi wenda twanashimira President Donald Trump ko yahagaritse ubutinganyi n'inkunga ziterwa abatinganyi n'aba bantu baryama n'abahuje ibitsina ndetse n'abariya biteraho ibitsina bataremanye. Ariko nanone nawe hari ikindi yakoze cyateje inzara ku isi, cyateje kuzamuka kw'ibiciro ku isi. Reka nkubwire, ibyo birashushanya ikirere. Nta muntu wahagarika ibintu byose 100%, kuko Imana yonyine niyo ifite ubuzima bw'abantu mu biganza. Umuntu akora neza none, ejo akabizambya akabyica. Ibyo birashushanya ikirere. Yesu Kristo wenyine niwe ufite umurongo muzima wo gukora ibyiza. Uwo rero nkubwira, ndamukurangiye, mwakire, mwizere, mwemerere, akugenge, abane nawe, agukomeze, akwagure, aguhereze umurongo ngenderwaho. Ikindi Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo uko abantu bakomeje kukabya kurangara, ngo niko Satani ari kwinjiza ingabo nyinshi mu mitima yabo kugira ngo batarare. Nshuti yanjye, ntabwo wajyaga wumva ko washaka abagore babiri, ufite umugore wahishe, ufite n'undi wo kuzinduka, kandi ukitwa umukozi w'Imana, ukanibeshyira ngo umuvuga butumwa. Reka nkubwire, Satani yarakwinjiranye, yarakwishe, yarakurangije. Nshuti yanjye, isi tugezemo turi kwinjira mu gihe umugore agiye kujya yifuza ko abagore 7 bifuza umugabo umwe ngo bamwitirirwe zonyine. Twatangiye kubisohoramo, uzabona benshi bari kuvuga bati guhinduka abagore ba 3 cyangwa ba 4 bitwaye iki, mu gihe n'abanijya, mu gihe n'abanishyurirwa inzu. Ariko reka mbabwire, iyo ni gihonome y'abadayimoni. Murakwiriye ko umugabo ashaka umugore umwe n'umugore agashaka umugabo umwe, kandi iyo ndahiro yo gutandukanwa n'urupfu ikaba ntatatirwa, ikaba ntavogerwa. Nubwo hariho challenge nyinshi, nubwo hariho byinshi birindagije abantu, umwe muri bamwe bakibagirwa inshingano zabo. Hari abagabo bibagiwe inshingano zabo mu ngo zabo, hari n'abagore bibagiwe inshingano zabo mu ngo zabo. Ariko nanone birakwiriye ko abantu bihanganirana mu mwami wacu, mu mwami wacu. Haleluya. Kristo niwe muziranenge wenyine, abandi twese twambaye inyama n'amaraso. Habaho gukosa rero hakabaho kwihanganirana. Ariko se nimba witwa umukozi w'Imana ukaba ufite abagore 4, nshuti yanjye, uracyaganda mu ijuru cyangwa uri murabeshya? Wahindutse se Salomo wo mwisi? Salomo ko yapfuye, kandi nawe yapfuye azize abagore b'abanyamahanga. Yari afite abagore 1,000, akagira ishoreke 330. Abo nabazwe. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko abo bagore banarengaga, kuko bimwe mu bihugu yasohokeragamo yahitaga asigaye abandi badamu. So rero ababashije kubarurwa nabo. Ariko kandi Imana yari yaramuhaye ubwenge budasanzwe bwo kuba control. Ese wowe ufite agahanga kazakontorora ibyo bintu? Ariko kandi ese nawe ufite iryo sezerano rya Salomo? Wabyawe na Dawidi wakoze ibintu by'indashyikirwa muri Isirayeli, umwami Sawuli amaze kuva ku ngoma. Reka nta bigwi na biki ufite byo kuba wakwitwa umuhungu wa Dawidi. Ntibishoboka, ntibinabaho, kuko Dawidi mu muryango we niho hakomoka intare yo mu muryango wa Yuda, ariwe Kristo Yesu. Ndetse urumva icyo gisekuruza, urumva iryo gisanira kirimo, urumva wavuga ngo ugiye kwitwara nka Salomo. Reka mbabwire, hari ibyo muhuza bidahura, hari ibyo n'ibyo muvuga bitari ibyo kuvuga. Hari n'abanyandikira akavuga ngo ese ngo nikosa ko ngo ubwo ngubwo ngo umuntu yabikora, ngo kandi ngo na Salomo yarabikoze, ngo na Dawidi yarabikoze. Akanakubwira ngo muri Bibiliya nta hantu handitse umugore umwe. Wasomye nabi. Jya mu nzandiko za Pawulo. Pawulo arahugura itorero akaribwira ngo birakwiriye ko umugabo ashaka uwe mugore n'umugore agashaka uwe mugabo. Ntabwo yabishyize mu bwinshi, ntabwo yavuze abagore, nta nubwo yavuze abagabo, kandi byari ngombwa ko avuga gutyo. Rero ni byiza ko mumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba, nshuti z'abera, bana b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, gihonome iri kwasama kandi rimiramira abantu benshi. Imana yaramwe ngo gihonome irasamye cyane mu buryo bukomeye, ngo kandi rikumira idahaga. Hanyuma Imana iramwe
ngo wowe uvanga imiti y'abapfumu ukajya kuraguza ukanabivanga no kujya guhanuza ngo ntibikunda. Wowe urimo urasomya amata maganga, ntabwo bikunda rwose. Urimo urategera indege kuri arete y'amabisi, ntabwo byavamo, ntiyabona yihagara. Ikindi Imana yabashije kumbwira, Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu bankurikirana, nimwongere musubire mu bihe byo gusenga, nimwongere musubire mu bihe byo gukanguka, nimukanguke kuko umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Agiye kutugabira kubaho byiteka. Rero Yesu abagirire neza, Yesu abaha umugisha, Yesu abagurira imbago, Yesu abarwanirire, kandi Imana ibatabare ibaneshereze. Uyu ni umugoroba mwiza Imana ikuremeyeho kugira ngo wumve ijwi ry'Imana. Niwumva ijwi ry'Imana, niwumvira ijwi, niwinangire umutima, kandi ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, niwumva iri jwi ry'Imana ntiwinangire umutima wawe. Hanyuma ikindi, nagize iyerekwa, Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo, kuko nagiye kubona mbona abantu baryamye mu mariri yabo, hanyuma nkabona bamwe bararota bagashikagurika, abandi bakarashya imigeri. Hanyuma numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo mbwira abantu ngo nimusenge Imana ijye ibahishurira ibyo mwarose, kuko benshi murarota nimumenye amarenga Imana yavugiyemo. Buriya mu nzozi Imana ivugira mu marenga. Ishobora kuba ugiye gukora impanuka, yo ikakwereka nyine umuhanda wonyine, iri kukwereka ko umuhanda ufite ikibazo. Niyo mpamvu ndaza gusoza sa n'usobanurira inzozi zimwe na zimwe nabonye umwuka mpa kugira ngo nsobanurire abantu. Rero usenge cyane kugira ngo Imana igukore ku maso, iguhe inzozi nzima, kandi ijye iguha n'ubusobanuro bwazo. Imana yarambwiye ngo yiteguye kugiha abantu ubusobanuro bw'inzozi baba bagize gute, baba barose. So rero wowe uherereye ahariho hose mu gihugu urimo icyo ari cyo cyose, Umwami Yesu w'umugisha, Imana ibane nawe, Imana ikwagurire imbago, Imana ikurwanirire, Imana ikugirire neza, Imana igukomereza amaboko, kandi Imana iguhumanure, igukubitire abadayimoni, ibirukane abadayimoni bo kwibagirwa batsindwe, kandi imbaraga z'Imana zikubeho, n'uburinzi bwa Kristo bukubeho. So hanyuma rero reka nsatire umusozo. Iyo mfite bike murabizi ko natinda, iyo ari byinshi nabitambutsa. Ndira ngo mperuka no gutambutsa message imwe yuko dukwiriye kubana mu bihe byiza byo gusenga, amasengesho y'umunsi umwe. Imana rero ibakomereze amaboko. Ayo masengesho afite teme ivuga ngo tubyuke turabagirane kuko umucyo wacu uturasiye. Hari abantu barota bambaye imyenda y'abageni, hanyuma ukabona nta mukwe, cyangwa se ukabona uri wenyine. Izo nzozi ziba zisobanuye ko imbere yawe hari urupfu, senga ukuzeho urupfu. Ndazinyuramo nirukanka kuko umwuka yazinyeretse. Hanyuma hari abantu bakarota abakuru b'ibihugu, umukuru w'igihugu yakugendereye cyangwa uri kumwe, Imana iba iri kumwe nawe, Imana iba igiye kugusura, Imana iba yagusuye. Hanyuma hari abantu barota ari kumwe na pastori wiwe, cyangwa se ari kuvugana na pastori wiwe, Imana iba yagusuye, Imana iba yakugendereye. Hanyuma ikindi, hari abantu barota bagwa mu byobo, imbere yawe hari ibigeragezo bishobora no kuguhitana. Hari abantu barota inka nazo zisobanura ibigeragezo, zaba zibyibushye, zaba zinanutse, zaba zifite amahembe cyangwa zidafite amahembe. Inka mu buryo bwose ni ikigeragezo gikomeye. Imbeba zisobanura umwuka w'inyatsi w'ubukene ukomeye cyane. Inzoka isobanura kuriganwa, umuriganya. Ipusi isobanura umujinya, ndetse kandi ko hari hafi aho hari umurozi ukugenza. Hanyuma ikindi, iyo urose uhoberana n'umuntu, imbere yawe haba hari umugisha ugiye kukugenderera mu buryo budasanzwe. Hanyuma ikindi cya nyuma nsorejeho, kuko sindenze iminota 15, nuko iyo urose indege, ubutabazi bwihuse buba bugiye kuza ku buzima bwawe.
isi ya spiritual irakora cyane, isi y'umwuka irakora cyane. Ni nayo mpamvu mukwiriye kujya mukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inyigisho dutambutsa, kuko tugiye kujya dukora ibisata bitatu: icya mbere ubuhanuzi, kabiri inzozi, gatatu ijambo ry'Imana, kane impuguro no gucyaha bimwe mu bintu bidakwiriye. Imana rero igumugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye kubanye nanjye muri uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe. Uyu muntu wari udukurikiranye, umuha umugisha wawe, umurwanirira intambara azi ndetse n'iyo atazi. Sabye nizeye imirimo n'ibitangaza ko bikoretse ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo. Udukurikirana wese reka ahabwe umugisha nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi rishimwe. Urakoze ko wumvise ku gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen.